mutagatifu amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero gusenga. Uyu ni umunsi wa kane w'isengesho. Ku wa kane, umunsi wa kane w'isengesho akaba ari ku itariki ya 13. Iyi tariki ya 13 rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni itariki itera umwaku, mbese wayisengeramo kumva hari kutasenze uko bikwiye. Ariko rero iyi ni itariki ku bakristo gatolika, ni itariki ya Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, ku buryo rero ntabwo ikiri itariki itera umwaku, ahubwo abakristo gatolika benshi bayakiramo itariki rwose y'umugisha. Alleluia. Uyu munsi rero kubera ko ari umunsi wa Bikira Mariya, itariki nyine ya Bikira Mariya, turi buze kugerageza nawe kumuganiraho, naho tutatinda cyane kuri Bikira Mariya kuko tugiye kuzamwinjiramo mu minsi iri imbere. Twinjire cyane mu gishura cye, niho nshaka kuvuga. Twinjire cyane mu gishura cye, umwamikazi wa Kibeho, adutembereze Kibeho hamwe n'ahandi hose yagiye abonekera, adutembereze cyane cyane muri rozari, hanyuma rero turusheho kumukunda. Uyu munsi rero turi buze gusenga dusabira abantu bose barushye kandi baremerewe mu buryo bw'amadeni. Ni ukuri abantu bararushye cyane, barimo kumbwira bati amadeni aratwisha, amadeni. Havuga nayo matindi nanjye narayahetse ndayazi, Nyagasani Yezu nzi ukuntu aremera. Yo ndabizi nanjye nabwiye Yezu nti nuyansohoramo aya madeni ni ukuri nzasabira abantu bose bayarimo kuko nzi umusonga wayo. Abantu rero barimo gucuruza bigahomba, abantu bari guterezwa za cyamunara, amabanki rwose yarahagurutse, mbese ibintu biriho bibi cyane muri iyi minsi. Ariko nukuri muntu ufite ikibazo kimeze gutyo wese menya yuko nukuri no mu ijuru baba babibonye, kandi gutabara nuko mu ijuru. Alleluia. Reka rero dukomeze tuganire kuri uyu munsi nyine wa kane w'isengesho. Reka dukomeze tuganire muri iyi vanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 9. Yezu ahumura impumyi yabuvukanye. Ubwo rero ejo twaganiriye ku murongo wa 8 n'uwa 9. Uyu munsi rero tugiye kuganira duhere ku murongo wa 10. Uwa 9 wavugaga ngo bamwe bati niwe, abandi siwe, ahubwo nusa nawe. Arababwira ati niji. Inde yampumye nyine wa undi Yezu yari yahumuye. Bamwe baravugaga bati niwe, abandi bati siwe, ariko we alleluia arongera ahamya ko ari we, kuko alleluia anejejwe no kuba avuga iby'Imana yamukoreye. Iby'Imana yagukoreye rero muvandimwe yabikoze wari warahumye. Iby'Imana igiye kugukorera muvandimwe igiye kubikora wowe uri impumyi uyu munsi, ariko hari icyo Nyagasani Yezu agiye gukora kugira ngo ahumure amaso yawe, uhamye ko ari wowe. Alleluia. Uvuga uti ninjye. Abantu bajya bavuga bati uriya se niwe cyangwa nundi basa. Uwa uvuga uti ninjye wamwigimaka, ninjyewe Yezu yangiriye neza. Alleluia. Yadutuye imitwaro, yaduhesha mitaka, yaduheta mishaka, none tugenda twemye. Alleluia. Nukuri iyo mitwaro yamaze kuyigukuraho uravuga uti ninjye. Atariko suriya ni runaka uti ninjye. Alleluia. Ariko se kugira ngo bakuyoberwe bizaba byagenze bite muvandi? Bazakuyoberwa kubera yuko kandi wumve ntago bamuyobeye ko yari yabaye nabi, kuko ari impumyi ahubwo yahumutse. Bamuyoberwaga kubera iki? Kubera ko aho yarari batatekerezaga ko yahaba, kubera ko uwo yari yabaye we batatekerezaga ko yabawe, kubera ko urwego yari ariho hahandi bari bamumenyereye ari impumyi isabiriza atari wakiri. Alleluia. Kubera yuko hari abari bagutegereje mu mibabaro, bazi yuko ari we telefone yawe, bazi ko ari yo kubasaba telefone yawe, bazi ko ari yo kubatabaza telefone, ndetse banakwinuba. Alleluia. Ariko Nyagasani Yezu amaze kugukora ku maso, maze guhumuka muvandimwe, baravuga bati uzi ko runaka bya bintu byashize, ese runaka mwamenye ko byabaye, byarabaye. Alleluia. Bakavuga none se niwe undi bususiga agenda mu modoka imeze kuriya, bakagimaga ntago ari wari kubanza rundi basa uti ninjye. Alleluia. Kuko Imana yakugiriye neza muvandi, izabikora. Nukuri birashoboka cyane ko waba uri impumyi yabuvukanye ukabukora ntibikunde, amadeni akabakomereye nabi, ideni ryishyura irindi, kuva watangira gukora ntibiratangira kugenda, mbese yewe bagera bakavuga batari kuriya muntu ko atahiriwe no gukora yabiretse. Uba umeze nk'impumyi yabuvukanye, uba umeze nka wa muntu watangiye kureba
bikanga, uri impumyi yabuvukanye. Ariko uyu munsi Nyagasani Yezu aguhaye icyizere akubwira ati ya mpumyi yarahumutse irabona. Nawe rero ni ukuvuga ngo ya bizinesi wakoraga igakomeza ikanga, ukongera ugakora kandi bikanga, ukongera ugakora kandi bikanga, ugafata amadeni bikanga. Ni ukuri birashoboka cyane ko byakurwaho, ni uko ugakora bigakunda. Aleluya. Ugakora bigakunda, ugasaba akazi ukakabona, ukajya ahantu ukaba muzima. Wa wundi bari bamenyereye ko agomba guhora mu makredi ya banke yarakumenye, waza bakaba bazi kuje gusaba kredi, none ukaba ugiye kuverisa kuri konte yawe. Aleluya. Kandi ugiye kuverisa amafaranga yo kubitsa, atari bya byo kuvuga ngo reka nyashyireho kugira ngo banki izayakureho ukwezi nikurangira. Oya, ukagenda ugiye kubitsa ku buryo nawe banki izagushyira mu bantu bazavuga bati abangaba koko ni abakiriya b'ingenzi, naho ubundi uri ngwiza murongo, kuko konte yawe ihoraho ubusa, konte yawe ihora iri muri mwe. Noneho bajya kureba agasanga ko si nk'uyu muntu aba ni ngwiza murongo. Ako banki ntizijya zicika intege kubera ko ari abacuruzi, ntabwo bashobora kugukuramo buryo usabye kredi buri bubungukire, uba ugiye kubakorera. Ubwo rero muvandimwe, ntago ndibuze kwinjira cyane mu by'amabanke kuko byatuma n'ukuri byatuma mwanga banke, kandi ntago ngiye nshaka kubangisha icyo ngamije, ntago ari ukubuza abandi gukora. Oya, Yesu Kristo anyumve neza, ntago ndi kubuza abafite igishoro gifatika bakoze amabanke, sinshaka kubabuza kwikorera. Ariko ndekera ngo ngubwire muvandimwe, ujya wirukira banke. Yesu Kristo yavuze ati aya mabanke mwirukira, ati aya mabanke azabakoraho. Yewe ni ukuri mu Kinyarwanda nibo bajya bavuga ngo umuhana avayo, umukobwa umuhana avayo ngo ntumuhana ajyayo. Burya umuntu ushaka kredi naho wamukubita, naho bamusaba bakamubwira bati duhe isi yose, arayisinyira ko ayitanzeho ingwate rwose, akaba yasinya ati isi yose. Batariko se ko dushaka ingwate urayibona gute? Ukagenda ugafata ikintu gifite agaciro ka miliyoni 20, wenda ni isambu yawe, ukayipoteka cyangwa ukayitangaho ingwate ku kintu gifite agaciro, mbese bagiye kuguha kredi ya miliyoni 5. Wowe ntutekereze uti izi miliyoni 5 nzibura, iki kintu cya miliyoni 20 kizagenda. Ubwo urumva ko mu by'ukuri ni ugusubira inyuma. Wari ugeze ku rwego rwa miliyoni 20, none wowe uri kuvunjisha 20, uri kuzivunjisha 5. Noneho warangiza ugakora bikanga, ya mafaranga akabura. Yamara kubura wamaze kwishyiraho miliyoni 3, bakaba baragiye bakubise, ubwo wamaze kwishyura 3 ubwo ari hasigaye 2, baguhaye 5, baguha wishyure 3 ubwo ari hasigaye 2 rero mu mezi 3 zirikuba zikaba zibaye 10. Ariko ya bwa buryo zikuba nubwo buryo nyine bwa banke, ntabwo nshaka kuyikubuza, ariko ndi kukubwira uburyo yikuba, ikikuba wajya kubona ukabona zibaye miliyoni 10. Barangiza bati tugiye gushyiraho n'amatangazo, dushyiraho n'ibiki byose nabyo uzabyishyura, dushyiraho n'ibiki byose, ugasanga zigeze muri miliyoni 15, kandi mu by'ukuri wari usigayemo 2. Ewe gamana, no kuri ayo makuru ntabwo nyinjiramo cyane kuko ntabwo ndi umukozi wa banke. Ariko ewe naho ntagiyeyo, nanjye arabo nzi bagiyeyo, kandi nanjye ubwanjye nagiyeyo sindi kuvuga ibyo ntazi. Kandi Yesu Kristo namubwiye ngo icyo namenye nzajya nkivuga, uko nakibonye so kwimena inda, ariko ndabizi amakuru ya banke ndayazi. Reka rero twikomereze tuganire ibya banke n'aba banke, ntabwo biri buze kutureba, ariko ndi kubwira Yesu Kristo rero uyu mwana w'amahoro natabara abantu bari ku mavi kubera amadeni ya banke. Niyo mpamvu ibya banke tubigeraho kubera iyo mpamvu. Mana yo mu ijuru, abantu barakora ntibikunde, umuntu agahanyanyaza bikanga, bikagera ubwo bagiye guteza cyamunara. Rero ni ukuvuga ngo iyo wananiwe kwishyura, banki ifata yangwate wari watanze bakayigurisha bo ubwabo kugira ngo babone ayabo. Ingwate yawe rero niyo yaba iri ya miliyoni 20, bo iyo babaze bagasanga barimo miliyoni 7, bo icyo baba bashaka cyane cyane ni miliyoni zabo 7, ibindi ntago biba bibareba. Iyo haje rero umuntu utanga miliyoni 7, bafata ayo ngaya yabo bakaba barayabonye. Haza umuntu utanga 10, bagafata 7 zabe 3 nawe bakaziguha. Nuko cya kintu cyari gifite agaciro ka miliyoni 20 ugacyuramo 3. Ikitari ugusubira inyuma ni igiki? Nitwe twivunjira nabi. Nuko rero abantu rero bitwa barusahurira mu nduru nabo bagakunda cyamunara, ngo ariko nabo bazatese cyamunara ngo nzajye kugura, kuko ikintu gifite agaciro ka miliyoni 40 akigura kuri miliyoni 10 cyangwa 20 bitewe nayo bakeneyemo.
n'abakozi ba banki rero nabo basigaye barabihugukiwe bagakora ku buryo ibitezwa cyamunara byihuta bikihuta kugira ngo bateshe agaciro ikintu kigurwe kuri makeya. Ibyo rero abo ngabo rero uyu munsi turi gusenga dusabira abantu bose bafite ibibazo by'amadeni, ibibazo by'amabanki. Ni ukuri twibuke dusabire n'abo bakozi ba banki. Ni ukuri barakora koko bafite umushahara, ariko barimo gukora nabi. Bari gukora nabi kuko hari ibigenda mu buryo bw'akagambane, hari n'ibigenda mu buryo ubona ko bitakagombye kugenda muri ubwo buryo. Ibyo byose rero ni twebwe tugomba kugira gutya, tugafata akanya tukabisengera, tugasabira abo bantu. Ni ukuri erega nabo bari gushaka umugati byemera, iyi si nayo iratugoye. Akajya gushaka akazi muri banki, akazajya akora ibyo ngibyo, ariko bya bindi bikazamubera nk'umugozi umumanitse mu giti cyo kwiyahura, atazigera abona ubugingo bw'iteka kubera akazi akora kabi, kandi ako kazi kakamutegeka ko atagomba kugira impuhwe, kuko nagira impuhwe amafaranga atazishyurwa. Umukozi wa banki bamwigisha gushinyika amenyo, agakanura amaso ku buryo niyo yaza kukwishyuza uri umubyeyi we ntatinya kukwambika ubusa, ntatinya guterera ibintu byawe hanze ngo ngahari gukorera banki. Nkavuga nti ngewe ndabyemera koko ni umukoresha wabo, ariko si uyu muntu koko atekereza ko ubuzima bwe buzarangira buti? Ibyo rero ndabivuga narabibonye, ariko kandi uretse n'ibyo nibonyeho hari n'ibyo nkomeza kubona ubu ngubu. Ariko iyi Imana yo mu ijuru, aleluya muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana yo mu ijuru yamaze kubikora, aba yamaze kugutabara. Abantu basigara bareba navuga ngo ariko uriya ni we cyangwa bagatinya no kukwegera kubera ko baba bafite ipfunwe n'isoni z'ibyo bakuvugaga cya gihe wari uri mu mugozi. Muvandi, humura niba ibyo bikuriho. Njewe ndabizi neza ko muri izi audio dufite abantu benshi bafite ako kaga kameze gutyo. Umva Yezu Kristo ko ari kubabwira ni muhumure. Wa muntu rero ngo baravugaga ngo siwe ahubwo nusa nawe, kubera yuko iby'Imana yari yamukoreye byari byatumye aleluya yarahindutse, byatumye yarabaye undi wundi. Nyagasani ashobora ko nawe kuguhindura ku buryo bwa roho ndetse no ku buryo bw'umubiri. Ku bwa roho ni gute rero kwakira ikigeragezo, ukakira ko ari uko bigenze. Noneho wa wundi wahoragarira, ahoraganya, ahamagara abantu ngo nimumfashe mwishyure banki, nimugiye gute? Yezu Kristo akaza agatuzisha umutima wawe, ukicara ukamurangamira gusa. Ba bantu ntibazongere kumva telefone yawe bakajya bavuga ngo eko se niwe ngo cyangwa kuko Imana yakugiriye neza, kuko Imana yakugendereye. Ideni niryishyuwe, ariko amahoro yarabonetse. Yezu rero duhaye amahoro atari nk'ay'isi itanga. Amahoro y'isi nayo ngayo nayo mafaranga, sibyo? Iyo wafashe icyangombwa cyawe cy'ubutaka wagiye kugitanga bakagusinyira kuri konti yawe bagashyiraho miliyoni washakaga, wumva unezerewe. Nge niyo umuntu aje kungisha inama akambwira ati nafashe credit ya banki none naguze imodoka, ndamubwira nturapfuye we birarangiye, kuko banki baguha ifaranga rimwe rigomba kuzana irindi. Wowe rero wagiye gusaba credit uvuga ko ufite umushinga wawe rero utangiye kujya mu mamodoka, utangiye kujya mu byo kugura imyenda myiza kugira gute. Ujye umenya ko ayo mafaranga uri gucakara muri kuryohamo gutyo atari ayawe. Nyirayo naza akakubwira ati nsubiza ibyanjye, umenye yuko bizakugora. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo nujya kwa banki ugafata amafaranga, ujye umenya ko atari ayawe. Ujye umenya ko banki ari umucuruzi uguhaye amafaranga ngo jya kunkorera unzanire inyungu zayo wakore. Ayo nguhaye uzayansubiza, ariko uzanzanire n'inyungu gusa, nawe uzaboneho utwawe. Noneho warangiza wowe ukagenda ukabaguza imodoka, ukabuguza inzu. Ibyo byose ntabwo ariko banki mwabivuganye. Warangiza bugacya mu gitondo ngo nahombye. None se niba wari ufite umushinga, banki wayeretse umushinga wa miliyoni 30, ni urugero ndi kugenda mfata. Urangije bamaze kuguha miliyoni 30, ufatamo 10 wigurira imodoka nziza, ufatamo irindi 10 wigurira igipangu, 10 uzishora mu mushinga. Umushinga wa miliyoni 10 uzishyura miliyoni 50. Kuko 30 baguha, iyo bakubari yuko uzayishyura mu gihe uzishyura nayo uzishyura, usanga byarageze muri miliyoni 50 cyangwa wenda 40 da. Ugasanga banki uyihaye miliyoni 10 zuko wabakoreshereje amafaranga. Nawe rero urasabwa kubona byibuze zawe 10 ugasubiza banki byabo, ariko nawe ukabusigaranyeho 10. Hari ukuntu rero mujya mubibona bishashagira, ukabona nyine banki yagwaye miliyoni 30, ukaba uti ni ngewe uriho. Ntabwo uriho, uriho mu by'abandi.
iyo mibarere niyo abantu benshi baba babuze, ugasanga nacyo gituma abantu benshi bari kwiruka imbere ya Yezu ngo nyagasani twishyure byatuyobeye. Si uko banki yaguhaye ngo nirangize ko ize kukwambura, ahubwo wagize ubwenge buke bwakujyanye mu mibare itariyo. Ntabwo ari bose ndi kuvuga, izi nyigisho ntabwo zibereyeho gukomeretsa, ahubwo zibereyeho gukebura umuntu kugira ngo abone aho ikibazo kiri, kugira ngo ubutaha utazongera kugwa mu ikosa nk'iryo waguyemo. Ubwo rero byamara kukuyobera gutyo ugatangira kuririra Imana. Imana yacu rero ntabwo ibyanga, ariko kandi iratubwira iti mujye muza mungisha inama mbere yo kujya kwiroha muri biriya bintu. Ni kenshi cyane abantu bajyaga baza bakambwira bati nsengera Imana ngiye gusaba credit ya banki yeza, akambwira ati mubwira byihorere, ukabireka wenda ubabaye, ariko kandi uyu munsi ukaba uri gushima uvuga uti shimwa Mana, kuko na kariya kazu kanjye kari kagiye, kuko na kariya gasambu kanjye kari kagiye, kaba karagiye. Ibyo rero muri iyi minsi dufite abantu benshi bari kurira muri ubu buryo, banki wenda ziri gutereza cyamunara, amatangazo yamaze gutangwa, harimo abantu benshi cyane bagiye bubaka cyangwa se bagiye bakora biranga, ariko uyu munsi amarira akaba bageze ku birenge. Abo rero uyu munsi wa kane, uyu munsi wa Bikira Mariya, tubazanye mu gishura cy'uyu mubyeyi kugira ngo abishyurire amadeni. Saba banke bonyene, hari n'abandi bafitiwe amadeni. Ari abantu bajya bampamagara kambwira ati abantu bamfitiye amadeni ntibari kunyishyura, kandi nanjye hari abo mfitiye amadeni, none nananiwe kwishyura abo ngomba kwishyura, none ngiye kwishyuza uriya muntu. Amubwira rero ngewe Yezu Kristo yarambwiye ngo mbwire abantu ngo uzaguriza umuntu udategereje ko azakungukira, cyangwa se udategereje ko azanakwishyura. Nibwo bukristo. Niba warayamuhaye nk'abavandimwe, ubwo wamuhaye kivandimwe. Wigutanika rero ngo bagutanike ngo ishyura, ngo nawe ujye gutanika wa wundi ngo umwishyuze. Oya, ahubwo uritonda utaba nka wa muntu basoneye ideni rinini wakajya gufata umuvandimwe wari umubereyemo iritoya. Muvandimwe rero ndakwinginze nkubwira nti rambura amaso urebe icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Rirakubwira ko utagomba kuguriza umuntu umutegerejeho inyungu cyangwa se umutegerejeho ko azakwishyura. Abantu benshi rero muri iki gihe bafite amadeni, amafaranga yunguka, akakuguriza adashaka kukuguriza, ahubwo ashaka kugira ngo ujye umwungukira. Ibyo nabyo biriho. Ayo mafaranga yose rero Yezu Kristo yamagaza imbere arambwira ati yose aravumwe, kuko ataturutse ku Mana. Amafaranga aturuka ku Mana ni yayandi uzaha umuntu udategereje ko azakwishyura, cyangwa se udategereje ko azaguha inyungu yayo. Ayo niyo aturuka ku Mana. Ayo rero ntabwo akiriho ubu ngubu. Amafaranga ariho n'ay'inyungu, cyangwa se umuntu agutiza kugira ngo uzayamugarurire, utayabona nyine bikaba birebire cyane. Nibyo ibyo ngibyo rero. Habuze iki? Habuze urukundo, habuze ubukristo, kugira ngo abantu bamenye icyo ijambo ry'Imana ribwira abantu ku mafaranga. Yezu Kristo yaravuze ati ayo matindi nimuyashakisha inshuti. Ni ukuvuga ngo niba uyafite yashakisha inshuti, kugira ngo igihe byabayobeye zizabagoboke. Aleluya. Ntabwo Yezu Kristo yarayobewe ko amafaranga bayagura ibipangu, ntabwo yarayobewe ko wayagura imodoka, ariko aravuze ati muyashakisha inshuti. Ni gute? Gira neza, mu yandi magambo gira neza, kugira ngo igihe wageze imbere yanjye babandi wagiriye neza bazakuvuga. Reka niko Nyagasani yatubwiye. Twebwe rero turayafata tukayigwizaho, tugashaka kwigurira ibyo bipangu, tugashaka kwigurira izo modoka. Yego ni byiza, natwe tuzigendemo izigezweho, amatelefone meza aba yacu, inkweto nziza zigezweho ziba ari izacu. Noneho ubu ngubu hasigaye haraje n'inkweto ndende, abana bacu bakagenda mu kirere bamanitse bambaye taro ya metero 2 ngo nizo zigezweho, nuko yewe we bakambara bakarimba. Yego ntago Nyagasana byanga, ariko rero ayo mafaranga aho kugura urwo rukweto rw'ibihumbi 50, wakagombye kugura urw'ibihumbi 20. Burya narwo ruba ruhenze kandi ari rwiza, hanyuma 30 ukayakoresha ushaka inshuti, kugira ngo igihe byagukomeranye, kugira ngo igihe ya nkweto yakuvunnye uzabona bakujyana kwa muganga. Ushaka kuvuga ngo yego ngo nyenzi kuzigendamo ntago zishobora kumvuna. Iyo mvuga kuvunwa n'inkweto ntago mvuga gutsikira ukikubita hasi. Burya rero reka nkubwire, n'umuntu uri mu birere wese agera hakamanuka. Nta muntu utamanuka mwisi, ariko iyo wagiriye neza abantu, iyo wamanutse nabo barakuzamura, ukaba nka wa mugabo witwaga Mugarura. Igihe byari byamuyobeye baterwa gutwebo bajyana kwa Mugarura, kuko akebo kajya hehe iwa Mugarura. Reka rero dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana, twirebere ya mpumyi yabuvukanye muvandimwe,
kuko aho ngaho iyo mpagiye abantu bagira ngo ndi kubatunga intoki cyangwa kubacira imanza, gusa nkemera yuko ijambo rigira abo rikomeretsa, kuko niba wajya gutekereza ko ibyo ukora ari byo, iri jambo riraza kugushyira ku murongo. Niba wajya gutekereza uti mfite amafaranga ndaha runaka agiye kujya anyungukira, mpe runaka byanze bikunze we afite umushinga azayansubiza, ubwo ndi kukubwira nti niba ari uko wabibaraga ntabwo uri gukorera Yezu. Kugira ngo ukorere Yezu yafata uyagurize umuntu ubona ko atazanakwishyura, kandi ntutegereze n'inyungu, hanyuma Imana yo mu ijuru izaguhe umugisha. Ibyo rero ntabwo bikiriho ubu ngubu. Niyo bivuze imbere y'abantu barakubwira ibyo ngibyo ntabwo bikiriho. Yezu Kristo rega nawe yari umutesi, ntabwo yarazi aho ibintu bisigaye bituruka, niko abantu benshi batekereza. Nibwo bamubwiye bati amaso yawe yahumutse ate? Haleluya, amaso yawe yahumutse ate? Bari baramuyobewe, ariko bamuyobejwe n'iki? Nuko yari impumyi, amaso yawe yabona. Baramuyoberwa, fata amaso yawe yahumutse ate? Haleluya. Byakugendeye bite kugira ngo ubu utagifite kiriya kibazo? Nuko nawe arabasubiza ati ni wa muntu bita Yezu. Haleluya. Ni wa muntu witwa Yezu, niwe watobye akondo akansiga ku maso, maze arambwira ati jya mu cyuzi cya Silowe maze wiyuhagire. Nuko njyayo ndiyuhagira, none ndabona. Haleluya. Baramubwira bati uwo muntu ari hehe? Arabasubiza ati simpazi. Ni wa muntu witwa Yezu, kuko icyo gihe we yabonaga ari umuntu, kandi nabo bamubazaga bari abantu. Nawe nubwo yari ahumutse yari ataramenya wowe umuhumuye ninde koko. Kuko uyu munsi nawe ari igihe Nyagasani akukorera neza ugatekereza umwana w'umuntu. Iyo utekereza ko Yezu ari umuntu rero muvandimwe, uzaba ukiri ku rwego rwo hasi. Ariko rero reka twumve iyi mpumyi, nidukomeza gusoma tuzasanga iyi mpumyi nubwo yamwise umuntu yari imukomeyeho. Rero Yezu aragira ngo utamubona nk'umuntu gusa, ahubwo umubone nk'Imana. Haleluya. Hari abantu benshi rero Yezu Kristo amara kuvura amaso bakayamukanurira. Hari abantu benshi akura mu madeni bakongera bakisubirira mu byaha. Niyo mpamvu rero uyu muntu wahumutse we agiye kuduhamiriza uburyo tuzajya tugendana na Yezu. Haleluya. Uburyo tugomba no kumukomeraho ndetse naho rukomeye, kuko yaduhumuye, kuko yatuvuye amaso, kuko tutakiri impumyi. Ubu rero muvandimwe, tugiye kujya ku mavi dusenga Imana yo mu ijuru iduhumure, kandi duhumureke duhumutse koko, tubone. Haleluya. Tubone Nyagasani natuvana muri ayo madeni tuzajye twibuka kumushima. Haleluya. Nyagasani Yezu watuvanye mu madeni, nukuri tujye twibuka kugushima. Ariko ubu ngubu abantu barwaye indwara yuko ava mu ideni arisubiramo. Niwumva ukaba uri kurira ngo Mana ngize amahirwe nkabona ibi bimvuyeho, byamara kukuva ngo reka nsubire muri banki, ntiwumva. Wenda ushobora kuvuga uti none se abantu bareke kujya muri banki? Iyaba byashobokaga ngo uba ufite ubwenge bwumva banki icyo ari cyo, uwijyemo. Ariko niba utabufite byihorere. Niba banki iguha ugahita utekereza ko ukize amahoro y'isi nyine nakubwiraga, ubwo uragowe. Banki nuyifata niguha amafaranga ujye umenya ko atari ayawe. Ikiruta yakoreshe n'ibyanga unayabasubize. Wabwira uti ngewe rwose narakoze biranga nimwakira amafaranga yanyu, kurusha kuguma kuyibwizaho. Wamara gukora wiguriye ako kamodoka, wiguriye icyo gipangu, bwacya mu gitondo bakaza kugiteza cyamunara. Ubwo se bwo bawungutse iki? Cya gisebo mu bantu, ya magambo abantu bakuvuze yego, ariko uranasebye. Kubera iki? Imibare mikeya. Ubu rero tugiye gupfukamira Yezu, tumusabe n'ukuri adukize amadeni ya banki, adukize n'amadeni y'abandi. Si ngombwa banki gusa, amadeni muri rusange. Ari ay'abandi bagufitiye n'ukuri Yezu Kristo abakore ku mutima bakwishyure. Ari n'awayo ufitiye abandi n'ukuri Yezu Kristo nawe akugirire neza ko aguha ubwishyu. Muvandi n'ukuri uzazamura amaboko uyarambura uyageze hejuru, kubera yuko uzaba wabishoboye. Utarambura kwa kundi ugezamo hagati ntarambuke, kubera yuko amashimwe atari gutambuka uko bikwiye. Umutima wawe uhambiriwe n'amadeni, ayo ufitiye abandi, ayo bagufitiye byose ugasanga amadeni. Oya, mu izina rya Yezu Kristo twanga amadeni, dukuzeho amadeni aho yaba aturuka hose.
muvandimwe rero pfukama ubishoboye apfukame dusenga Imana yo mu ijuru. Tugiye kuyerekezaho umutima, ibitekerezo, amagambo n'ibikorwa byacu kugira ngo Imana yo mu ijuru idutabare kandi turengere. Dupfukamye rero dusabira abantu bafite ibibazo by'amadeni aho yaba aturuka hose, abakora bikanga, abacuruza bigahomba, mbese abari guterezwa za cyamunara n'abo zegereye, mbese ibyo ari byo byose bihangayitse abantu mu buryo bw'amafaranga. Ibyo nibyo tugiye gusengera muri aka kanya. Yezu ugira ubupfura n'imico myiza, dore mfukamye imbere yawe, ndagusaba nkomeje cyane, mpera umutima kukwemera, kukwizera no kugukunda rwose, umpe no kuzirana n'ibyaha nakugiriye no gukomeza inama yo kutazabisubira. Iyo ntekereje ibikomere byawe uko ari 5 bintera agahinda nkumva ngukunze cyane, nkibuka n'ibyavuzwe na Dawudi umuhanuzi ati barebye ibiganza n'ibirenge byanjye baratobora, amagufwa yanjye yose barabara. Igihe kizaza maze mbone kuzo ryawe Nyagasani, ntega amatwi Nyagasani ndagutakiye, umva amaganya yanjye, umve n'isengesho ryanjye, uzi ko ari nta kinyoma kirangwa mu byo nkubwira, nguhungiye umbabarire undinde, maze uruhanga rwawe nzarurebere mu butabera, nzakanguke ndangame y'uburanga bwawe. Igihe kizaza maze mbone kuzo ryawe Nyagasani. Turagushimiye Nyagasani, hari igihe kizaza koko tubona ikuzo ryawe, hari igihe kigiye kuza imbere yacu tukabona ubutabazi bwawe, hari igihe kigiye kuza tukabona ibyo ukora. Nyagasani Mana yacu, turabizi ko izuba ry'umucyo rigiye kuturasiraho, aleluya, kandi ni ukuri ukadukura mu kaga no mu bibazo no mu kayubi kose twicayemo, aleluya. Yezu rero ndakwinginze mwami w'amahoro, aleluya, ndakwinginze kugira ngo urebe abavandimwe bose bari mu bibazo by'amadeni Mana, aya madeni atuzengereza agatuma no gusenga bitunanira, aya madeni Nyagasani Yezu ndakwinginze ukabyara we, Yezu njya nkubwira ni wowe gaheka we, nuko tubwira abantu turi kubinginga nawe njya nkwinginga ntyo, nakubwira n'abantu baremerewe n'amadeni, abantu baremerewe n'ibibari ku mutwe ibyo bagomba kwishyura, ubucuruzi ntiburi kugenda, aho bateganyaga kuyakura harabuze. Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo batabare mwami, Yezu ndakwinginze kugira ngo ubahumurize, Yezu ndakwinginze kugira ngo nukuri abantu bose baruhure mwami, ndakwinginze nukuri. Yezu ndakwinginze Yezu mwiza, abantu bararushye, abantu babuze ibyo kwishyura, abantu barafata amadeni bikanga, hari n'abari gufata amadeni avana ahandi, andi bafata andi bafanaho ayandi, bakibera mu kintu cyitwa amadeni, mu muzenguruko w'amadeni gusa. Yezu mwami mwiza, kubera kugira neza kandi ukabukora ibitangaza, ndakwinginze kugira ngo abantu bari guhangayika muri ubwo buryo batabara, ubarengere, ndakwinginze ubarengere kuko uri Imana irengera
kurengera abagukunda, ubatabare kuko uri Imana ishobora gutabara kandi bigakunda. Yezu mwiza, gira umuntu ugira impuhwe, ndakwinginze n'ukuri mfukamye ku madeni ndareba nkavuga n'iyi si iragoye, abishyuza ntibafite impuhwe, no kwica ubona abantu bashobora no kwica, hari abantu bari gufungwa bari kuzira amadeni, amasheke. Yezu mwiza, ndakwinginze ngo utabara abantu bafite ibyo bibazo bimeze gutyo, ujye no mu nzu z'imbohe undebera abantu bameze gutyo, n'ukuri bafunzwe n'amadeni, Mana ubahe gukomera, ubahumurize Mwami mwiza kuko barihebye cyane. Yezu wagiye udukuriraho ibituremereye kubera impuhwe zawe, kubera imbabazi zawe. Yezu mwiza wabikuyeho, ndakwinginze kugira ngo ukurireho n'abandi bose ibibaremereye. Mwami mwiza, ndakwinginze n'ukuri. Yezu ndakwinginze, Yezu ndagutabaje n'ukuri, ndagutabaje kandi ubwo ngutabaza n'ukuri ubikore kuko urabishoboye. Ushobora gukiza abantu amadeni, ushobora gukiza abantu impfu zo kwiyahura kubera kubura uko babigenza. Hari igihe umuntu abona byamuyobeye akavuga ati aho kugira ngo nzapfe ngaraguritse, isi yose imbonye kandi narabayeho meze neza nitunze, agahitamo kwiyahura. Hari abantu bari kwiyahuzwa no kubura icyizere, no kubura uko bareba, no kubura aho bareba. Abo rero ndabakweretse Nyagasani Yezu, cyane cyane abantu bari kwiyahuzwa n'amadeni ya banke. Hari abantu bari guhunga bitewe n'amabanke, bitewe n'amadeni, bitewe n'ababishyuza. Mana ikomeye kandi ishobora byose, reba abantu bari muri icyo gihirahiro kimeze gutyo, ubatabare. Mana n'ukuri ndakwereka abantu bari mu nzira bahunga, bari mu nzira barira, bari mu nzira bayobewe kubera amadeni. Yezu ndakwinginze, ndagutabaje, ndagutakambiye Mwami wanjye, urabishoboye, ushobora kubakuraho ayo madeni kandi bakagusingiza. Yezu mwiza rero, nk'uko wahumuye impumyi, yamara kugenda ikagenda ivuga iti ni Yezu wankijije, ni Yezu wankijije. Aba bavandimwe birashoboka ko wabakiza, nabo bakazavuga bati ni Yezu wadukijije. Aleluya, bagahamya ko ari we wabikoze, kubera kuzaba warabikoze. Mwami mwiza, Yezu kiza, Yezu uvura abarwayi bagakira, Yezu uvura ibikomere bigashiraho. Ndakwinginze kugira ngo ukize abantu bafite ibisare biterwa n'amadeni. Yezu mwiza, ndakwinginze, ndagutabaje kandi ndagutakambiye cyane. Reba abantu bagiye guterezwa cyamunara, reba abantu banke ziri guhamagara ngo nibaze bavuga igihe bazongera kwishyura, ngo nibyanga bateze cyamunara. Mana ikomeye kandi ishobora byose, cyamunara urazizi ukuntu zitesha umutwe. Urabizi ko hari igihe umuntu abura n'uburyo n'uturyo yabonye kuturya bikamunanira kubera banke. Urabizi Mana wankijije uwo musonga, n'ukuri ndakwinginze kugira ngo utabara abafite imisonga ya banke. Yezu mwiza, abafite ubucuruzi butagenda nabo ndabasengeye Mana. Yezu, hari igihe ku isi byanga tugapanga, ariko se kibaka akatubwamburuza. Mwami, abari gukora bitagenda nabo ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye, ubagirire neza n'ukuri. Ndakwinginze kugira ngo ukureho ibyo bintu bibaremereye, abantu bongere bishime, bongere baseke kandi baseke bishimye, kuko atari ibyo kumwenyura gusa, atari ibyo gushinyika amenyo, ahubwo baseke baseka. Yezu mwiza, urabishoboye. Iyo ngusaba mba nzi neza yuko ndi kukubwira ibyo ushoboye, ntabwo nkubwira ibyo ujya gusabiriza ngo uduhe. Oya, ndabizi ko ubishoboye kandi ubikora uri mwiza, ubikora kugira ngo tunezeze. Ndakwingize rero kugira ngo tunezeze Mwami mwiza. Fasha abavandimwe, fasha ababyeyi, fasha abantu bose bari mu kaga kameze gutyo, ubagirire neza kandi ubatabare, ubahumurize kandi ubaruhure. N'ukuri abenshi bari muri twebwe bameze gutyo, n'abafite ababo bameze gutyo, n'ukuri tuzagushima ubwo tuzaba twabonye ko ibyo wabikuyeho, ibyo bitsikamiye amashimwe, ibyo bituma abantu bajya kuzamuka za kanyarira bakongera bakazimanuka, bakongera bakazizamuka bashaka ubwishyu.
ababa mu mazu bakodesha badafite ubwishyu bwa ruwaye. Mana ikomeye kandi ishobora byose ni benshi cyane. Mwereke n'abafite ibyo bibazo za minerivare z'abanyeshuri zabaye ibibazo by'ubukene. Mwereke rero Mana abari guterezwa, abari kugurisha intebe, abari kugurisha udukoresho two mu nzu ngo babone byibuza y'ukwezi kumwe kwishyura inzu. Ababuze minerivare z'abanyeshuri ni benshi Mana, kuri ubu ngubu amarira ni menshi, imiborogo ni myinshi. Mwami w'amahoro, ingo z'abashakanye, ingo z'abasenga ndetse n'iz'abadasenga zose zihuriwe kuri icyo kibazo. Mwami mwiza rero, kubera ko nzi kubishoboye, niyo mpamvu nanjye nkwirukiye nkavuga nti nta wundi nzabibwira uretse Yezu, kuko Yezu Kristo arabishoboye kandi abikora neza. Tabara rero ababuze ibyiringiro, tabara abantu bamerewe nabi muri ubwo buryo bw'amadeni, muri ubwo buryo bw'ababafashe ku ijosi bashaka kubishyuza. Mana ndakwinginze, kandi Nyagasani shoboza n'abishyura, n'abariya bafitiye amadeni aba bavandimwe nabo nibayabone bishyure. Mana ikomeye, abafite amadeni bose Mana bahagarareho, Mana bahagarareho, ubishyurire Mwami mwiza, ubatabare kandi ubarengere kandi urabishoboye. Erega ibyo ndi kukubwira Mwami nzi kubishoboye, ntabwo mba ndi kukubwira ibyo mvuga ngo ibi ngibi Nyagasani Yezu ntabishoboye, ahubwo mba nzi kubishoboye. Yezu mwiza, nzi kubishoboye kandi ukabikora neza. Niyo mpamvu nanjye iyo ngutakambira ndavuga ni ninshaka nsarare, ariko nsarare mpamagara Imana yo mu ijuru. Ninshaka nzavuge mu ndimi zidafututse, ariko mpamagara iyo mu ijuru, kuko ariyo yonyine itabara kandi bikavaho. Niyihumura impumyi yabuvukanye nuko impumyi ikabona burundu. Yezu ndagushimye cyane. Yezu ndagushimye cyane, wahumuye impumyi yabuvukanye. N'uyu muvandimwe ukora bikanga, n'uyu muvandimwe ufitiwe ideni, n'uyu muvandimwe ufite ideni, Mana bose wabagirira neza. Yezu ni ukuri nizera yuko ubishoboye kandi nzi neza ko uzabikora. Aleluya, nzi neza ko ubishoboye kandi uzabikora cyane. We uzabikora, abanyamadeni uzabishyurira, abo banki zihagaze hejuru hari icyo ugiye gukora kugira ngo woroshye uwo musonga. Nyagasani Yezu, nzi neza ko ibyo byose ubikora kandi ubishoboye. Erega iyo nkubwira Mwami ntabwo ari ukuvuga ngo ndavuga ibyo nkeka ko utazi. Nzi ko wantabaye mu makorosi ameze gutyo. Mana ubwise ari inkakariye, n'ukuri warahaje urahagarara. Nuko rero ndakwinginze Mana ngo ari gukata ikorosi rimeze gutyo, bose ubagirire neza, ubatabara ubaruhure Mana. Nukuri naho umuntu aba atarariheza ngo rishire, ariko byibuze umuririmbyi yaravuze ati aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimi. Nanjye ndakubwiye naho ugejeje ukora Mana, nanjye ndagushimiye. Ngushimiye ndi kumwe n'abavandimwe duhurira muri za audio benshi bafite ibibazo bimeze gutyo, turabikweretse kugira ngo Nyagasani Yezu nukuri ukiza abantu bose bafite ibibazo by'amadeni, ari abayafite, ari abayafitiwe, ari amabanki, nukuri bose bateremo umutima w'impuhwe. Reka Mana habayemo impuhwe byose byakoroha. Ari ufitiwe ideni agize impuhwe yakorohera umwishyura, ari ufite ideni agize impuhwe yashobora kwishyura akashakisha akishyura, ariko niyo banki igize impuhwe hari icyashoboka. Erega Mana si uko umuntu aba yanze kwishyura, ahubwo ubushobozi buba bwabuze. Iyo rero wihangana atabashije kwihangana, ni ukuvuga ngo ibi birakomera. Mwami rero woroshye ibikomeye, ndakwingize kugira ngo abantu bose uborohereze kuri ibyo bibazo bafite Mana. Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo utabare abantu bose bafite ibibazo bimeze gutyo. Yezu mwiza, urabishoboye Mwami mwiza, urabishoboye. No kuri icyizere gikomeye mfite nuko nzi ko ngusaba ibyo ushoboye. Iyaba twasabaga tuvuga ngo ntabishoboye, twahangayika tuvuga tuti turamusaba se arabikura hehe ngo abikore, ariko kubera ko tuzi ko ubishoboye, natwe ntabwo dufite ubwoba bwo kugusaba. Haleluya, ntabwo dufite ubwoba bwo kugusaba ko tuzi ko ubishoboye, ahubwo twakubise ibipfukamiro hasi, amavi yacu ari hasi, abenshi bari kurira. Nukuri hari abo turi kumwe muri iri sengesho bari kurira, amarira agera ku birenge kubera ko bumva icyo kibazo kibareba. Kora Mana,
kora kandi tuzashime, ni ukuri tuzavuge ngo hari Imana yabikemuye, ni ukuri tuzagushima Nyagasani Yezu, kandi uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye. Yezu mwiza, uzaturinde kujya kure yawe, uzaturinde kwibagirwa aho watuvanye, uzaturinde kukubera abana b'ingayi, ba bandi batajya bibuka aho umubyeyi yabavanye. Yezu rero ndasenze mu izina ryawe rikomeye, nzi neza yuko ushobora byose, kandi nzi ko ubishoboye kandi uri bubikore pe. Yezu mwiza rero, nsabye bikeya, simvuze kaya buri wese, kuko hari benshi wenda muri iri sengesho bashobora kumva batari kwiyumvamo kandi bafite ibibazo nk'ibi ngibi, nabo ndabavuze rero. N'uwumvira isengesho akavuga ati njyewe ntabwo ndi kumva ikibazo cyanjye, Imana ni ukuri nawe ndamuvuze, kugira ngo buri wese yiyumve. Uzakira muri iri sengesho azibuke kugushima, azavuga ati Imana yangiriye neza, azibuke kuvuga ati hari Imana yantabaye, azibuke kuvuga ati navuye ku gisuzuguriro kubera Yezu. Azabe nka ya mpumyi yatinyutse kujya kuguhamya, abantu bavuga bati se niwe cyangwa n'undi basa, akavuga ati ni njyewe, haleluya, akavuga ko ari we kubera ko yahuye na Yezu. Batese byakugendekera ati ni wa muntu witwa Yezu, haleluya. Yezu arakwamamaza n'ukuri, kandi iri jambo ry'Imana iyo nkomeje kurisoma rinyere, kuko ni impumyi yagukomeyeho Yezu. Natwe rero duhe kuba nk'impumyi ihumutse, tugukomereho Mwami, tukuvuge kandi tukuvuge koko. Yezu nukuri ndakwinginze kugira ngo tukuvuge tukumenye. Yezu mwiza, hari benshi bababaye, hari benshi baremerewe n'imitwaro y'ubukene, imitwaro y'amadeni, imitwaro bese yo kubura uko babigenza, kubura aho umuntu afata. Abenshi babakakariye n'ababishyuza, none ndakwinginze kugira ngo Nyagasani Yezu ubatabare. Ariko kandi nsabire n'umugisha abantu bose bajya bihanganira amadeni Mana, babandi mu mwanya wo kwishyuza bemera kuyaheba, abo ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye. Mana mbasabiye umugisha kugira ngo wowe wabahaye kwihangana ujye ubaha kubona ibyo bakabaye babona kuri ba bandi bababereyemo amadeni. Nukuri ndasaba, kuko nzi neza ko nabyo biba bitoroshye kuba ufite amafaranga mu gasozi hari umuntu yakubereyemo. Nukuri biravuna kandi birababaza abo bameze gutyo. Rero Mana ujye ubaha umugisha babashe kwihangana, kandi nabo bihanganiwe bajye bibuka yuko bihanganiwe. Nukuri nabo bakora ibishoboka byose, icyo bashoboje bajye bagikora Mwami. Yezu mwiza rero, ndakwerekana ba bantu babuze impuhwe bajya kwishyuza bagafata bagenzi babo ku gakanu. Abo nabo nukuri muri aka kanya ndabasengeye Mana, kugira ngo bahe umutima w'impuhwe, babone ko ibyo twiruka hari iby'isi kandi twese tuzabisiga. Yezu mwiza ndakwinginze kugira ngo ikuzo n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe, kuko uri Imana yacu ubu n'iteka ryose. Yezu mwiza rero, gira impuhwe, shoboza bariya bafite amadeni, ubashoboze kwihangana, be kujya bahora batitira mu nda ngo bigere naho barwara za puresha, abandi bakarwara indwara zuririye ku bwoba. Mwami mwiza, warambwiye ngo naho nahangayika kajana ntacyo nahindura. Kubw'ibyo rero nabonye gutuza aricyo gikomeye. None we washoboje gutuza, shoboza n'aba bose batuze, maze bagutegereze kuko ugiye kuza kubatabara. Yezu mwiza rero, ndagushima ko ukijije ubwoba bw'abariya bantu bafite amadeni, bari kwishyuzwa. Gutitira ubibakuyeho, ugiye kubaha gukomera no kwizera, kugira ngo bakomeze bagutegereze kuko uje kubikora. Ndagushimye rero kuko byose uba wabibonye, kandi ngushimiye ko ugiye gukomeza n'abagomba kwishyura kugira ngo babone ubwishyu, kandi ugakomeza n'abafitiwe amadeni kugira ngo nabo babashe kwihangana. Hose haba umutima w'impuhwe kugira ngo tuziturwe. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Yezu urakoze cyane, wumvise gusenga, kandi muri iri sengesho hakize benshi. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, nukuri ndaguhamagaye Mwamikazi w'amahoro. Kuri iyi itariki ya 13 ndaguhamagaye kugira ngo uze mubyeyi mwiza, ukize abana bawe baremerewe muri ubwo buryo
kugira ngo bazavuge bati igishura cy'umubyeyi cyaradutabaye kandi umubyeyi yadusabiye kubona ubwishyu, nuko turabubona nk'uko yasabiye ubukwe bw'ikana, nuko bakabona divayi ndetse nziza kurusha iyo bari bafite. Mubyeyi Bikira Mariya rero, komeza udutakambire kandi komeza udufatire ku mweko. Ni ukuri iyo umubyeyi afashe ku mweko abana bararya kandi bagahaga. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze mubyeyi Bikira Mariya. Ni ukuri ijuru ryose turarishimye, kuko gusenga kwacu iyo bitamurikiwe na Roho Mutagatifu ntacyo bifata, ahubwo biba ubusa. Roho w'Imana rero ndagushima, wowe udutakambira mu mivumero irenze imivugire yacu. Ndagushimye rero ko napfukamye nawe ukazamura ijwi ryacu. Ni ukuri abari muri audio twese tukaba twashyize hamwe dusaba ibibazo by'amadeni, kandi ukaba ari we wabituvugiye, byumviswe kandi bigiye gusubizwa. Urakoze Roho w'Imana nzima. Turagushimiye rero kuko ibyo ukora byose ari bikomeye, kandi tuzakomeza kukubaha ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya imitima yacu, igire nk'uwawe. Umwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mubyeyi umara intimba abayifite, udusabire. Mubyeyi utabara abakristu, udusabire. Bikira Mariya mubyeyi utabara iteka, udusabire. Mwamikazi w'abahowe Imana, udusabire. Bikira Mariya ukomeze urebe abana bawe bakwirukiye, maze ubasabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.